Kuri mwese abadukurikiye muri uyu mwanya nikaze tunejejwe no kubana namwe muri aya masaha yera y'isabato twatangiye. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwayigize Felicien, ninjye tugiye kubana muri uyu mwanya. Mbere yuko tugira ijambo tuvuga, tugiye kubanza gusenga. Muremyi wacu udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe washyize mu isi kugira ngo rifashe buri wese, izina ryawe rihimbazwe. Turi mu masaha yera, ukomeze kuduha kwera, dutsindire ibyaha, uduhe kuba mu rugero wifuza. Ijambo ryawe tugiye kwigira hamwe muri uyu mwanya ryubaka imitima, rizadutere kukubona, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Imana yabanye natwe muri uyu mwanya, ikaba itumye tubona umwanya wo kuganira ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umwuka wera mu mutima w'umwizera niyo ageze mu itorero. Nayo magambo tugiye kwigira hamwe. Umwuka wera mu mutima ndetse niyo ageze mu itorero. Kuba bizi neza, muzirikane ko umwuka wera ni imwe mu mbaraga eshatu zigize ubumana, nk'uko byanditswe mu Itangiriro igice cya 3 guhera ku murongo wa 22. Hari ijambo ryahavuzwe rigaragaza kubahakana Imana, kubahakana Yesu n'umwuka. Haranditse mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 22, haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi, none hatarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Ijambo nashatse ni rivuze ngo uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe. Bigaragaza ko ntabwo Imana yivugaga mu bwinshi, ahubwo izo ni imbaraga eshatu zigize ubumana. Hariho Yesu, umwuka wera n'Imana data wa twese. Mu byo turi buze kuganira hamwe, turabanza kureba umuntu. Ubundi umuntu avuka ari umunyabyaha, nta mwuka wera afite, ndetse n'imico n'imirimo ngo bishobora guturuka ku miterere y'ingeso no kwiyubaha, ariko atari umwuka wera uri gukorera muri we. Umunyangeso mbi ashobora guhinduka umunyangeso nziza ari ukwiyubaha, atari imbaraga y'umwuka wera imukoreramo. Turaza kubirebera hamwe dusomye nk'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 64. Yesaya yagaragaje uko umuntu aba ameze iyo atari mu mwuka w'Imana. 64 guhera ku murongo wa 6 haragira hati, nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugandukire, kuko watwimye amaso ukadutsemba, uduhoye gukiranirwa kwacu. Ijambo nashakaga ndahera ku murongo wa 5, haranditse ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, twese tubaho nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ayo ni amagambo yerekana uko umunyabyaha, uko umuntu avuka ameze. Ndasubiramo, umuntu avuka yanduye, kandi ibyakiranutse byose biba bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ni ukuvuga ngo n'ibyo akoze byiza aragucyurira, akabyirata, akabizirikana, ubundi mwaba mugiranye ikibazo akaba yanabikubwira. Ubwo uko niko umuntu wa kamere ameze, bufite ibizinga, ndetse turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ayo magambo yerekana uko umuntu avuka ameze utagira umwuka.
turaza rero kwerekana iyo umuntu ahindutse umwuka wera w'Imana iyo amwinjiyemo turaza kubimenya, ariko murumva yuko umuntu avuka ari umunyabyaha agakura ari umunyabyaha. Nta shuri ryigisha gutukana, nta shuri ryigisha kwimana, nta shuri umuntu yigiramo kurakara, nta shuri umwana yigiramo kuruma imoko ya nyina, nta shuri ritera umwana kwivumbura akivuka, ahubwo umuntu avuka ari umunyabyaha. Noneho mu gitabo cya Zaburi igice cya 51 turaza kureba nanone uko umuntu avuka ameze. Umurongo ni wa 12 haragira hati, Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntunte kure mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Aya magambo arerekana uburemere n'ubukene bw'umuntu uko avuka ari umunyabyaha. Ndasubiramo, undememo umutima wera. Bigaragara ko Dawidi isengesho yasengaga mbere yaho ntabwo yari afite umwuka wera, ahubwo yasabwe kumuremerwamo. Unsubizemo umutima ukomeye, ntunkureho mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Uku kwari gusenga Dawidi asaba kugira ngo Imana abe ari imufasha kuremerwamo, kubabwamo. Iyo bavuze kuremerwamo nuko ntacyo yari afite. Mana undememo umwuka, Mana baravuze ngo dore unyejeshe, reka nsubire hepfo ku murongo wa 12 niho havuzemo ngo Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Noneho ntabwo ari we gusa wabisabye, abahanuzi bose babivuze baza amakene yo kubura k'umwuka mu mutima w'umuntu ku giti cye. Nuko maze na Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26 na 27 nawe yaje kuvuga aya magambo akomeye. Kuba ari kudukurikirana turi kwigira hamwe amagambo avuga ngo umwuka wera mu mutima w'umuntu ndetse no mu itorero. Muri iki gitabo haranditse ngo 26, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Aya magambo arerekana ko iri mu isezerano ryo bazahabwa umutima mushya, umwuka mushya, bakurwemo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyirwemo umutima woroshye. Iyo bavuze guhabwa ntabwo umuntu aba yari abifite. Niyo mpamvu rero umuntu avuka ari uwa kamere, ariko kubw'imbaraga y'Imana, Imana iramuhindura ku buryo mu gitabo cyitwa Kugana Yesu bongeye kubivugaho. Tuze gusoma aya magambo mu gitabo cyo Kugana Yesu. Nanone umujakazi w'Imana yavuze kuri iyi ngingo kuri page ya 9 muri soft. Wenda muraza kureba kugira ngo mumenye ibihanditse. Page ya 9 y'iki gitabo muri soft ni 14 haragira hati, baravuze, haranditse ngo umunyabyaha ubwacu ntitwabasha kwisayura mu rwobo, ubwacu ntitwabasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha twaruhamyemo. Imitima yacu iranduye, ntabwo twabasha kuyihindura ubwacu. Ninde wabasha kuvana icyiza mu kibi? Ntawe. Gutekereza kwa kamere y'umuntu gutera kwanga Imana, kuko kutumvira amategeko y'Imana kandi kutabasha kuyumvira. Nubwo twagira ubwenge ubwahe n'ubuhanga n'imbaraga, ntitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha kera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu,
ubuntu bwe bwonyine gusa nibwo bubasha guhemba ingeso nziza z'umutima no kwegereza Imana ngo were. Aya magambo aratwerekana uko tuvuka tumeze iyo tutaragira umwuka w'Imana. Berekanye ko umuntu bwe ku giti cye ntabwo yabasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha yarohamyemo, ndetse baravuze ngo imitima yacu iranduye, ntabwo yabasha kwihindura ubwacu, nta n'ubasha gukura icyiza mu kibi, ntawe. Gutekereza kwa kamere y'umuntu gutera kwanga Imana, kuko kutumvira amategeko y'Imana kandi kutabasha kuyumvira. Nubwo wagira ubwenge ubwahe n'ubuhanga n'imbaraga, ntiwabasha kwihindura. Ubwo kubabizi, mu by'ukuri mu isi hari abanyabwenge, aba bakora indege zijya mu kirere, abakora computer, abakora amatelefone, ikoranabuhanga riragenda rizamuka, ariko aba bose ntibahinduka. Ntabwo bishobora kubahindura ngo bamenye Imana, ahubwo kuri bamwe batangira kugenzura, bakagera no ku mwanya wo kuba Imana batayemera, bakavuga ko ahubwo Imana na k'umuntu ngo yavuye ku nguge. Ubwo bwenge ntabwo n'imbaraga ntibyabasha guhindura umuntu. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyahindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha kera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubugingo bushya buva mu ijuru nibwo bushobora gufasha umuntu agahinduka. Reka turacyari ku ngingo ya mbere y'uyu muntu wa kamere. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri paje yaho y'129 hari aya magambo nshaka gusoma. Baranditse mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu. Kubasomye mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, yaramwitegereje aramubwira ati, utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kubona ubugingo buhoraho. Nikodemu aramubaza ati, ese umuntu yabishobora ate? Yashobora ate kubyagwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina? Nuko Yesu aramubwira ati, umuyaga uhuha ushaka kumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Muri iki gitabo baranditse ngo, iyo umuyaga uhuha mu mashami y'ibiti, wumva urusaku rw'ibibabi n'indabyo, ariko ntawe uwubona, kandi umuntu ntamenya aho uva cyangwa aho ujya. Uko niko umwuka barakorera mu mutima. Ntawe ushobora kubisobanura kimwe nuko ntawe ushobora gusobanura imigendere y'umuyaga. Kuba utabasha kumenya igihe n'ahantu nyaho cyangwa kwibuka ibyabaye byose mu gihe cyo guhinduka, ntibivuga yuko uko guhinduka kutabayeho. Akoresheje uburyo bugaragara nk'umuyaga, Kristo akorera buri gihe mu mutima w'umuntu. Nuko buhoro buhoro umuntu atabyumva, umutima wakira ibyiyumviro biwukururira kuri Kristo. Umuntu ashobora guhabwa ibyo byiyumviro amutekerejeho, asoma ibyanditswe byera, cyangwa se yumva amagambo y'umubwiriza, maze mu kanya kubw'irarika ryahuranije ry'umwuka, umutima ukishyira mu maboko ya Yesu wishimye. Ukwihana kumeze gutyo bamwe bibwira ko kuza ako kanya, mu by'ukuri ni ingaruka z'igikorwa cyo kwihangana kudahutiyeho cy'umwuka w'Imana kiba kimaze igihe. Umuyaga nubwo utagaragara, ugira ibikorwa bigaragara kandi byumvikana. Uko niko igikorwa cy'umwuka wera kimeze. Reka twigire hepfo. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko uko umuntu wa kamere aba ameze, aba ari umunyabyaha. Kandi mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, n'ubundi muri soft page 24 hari amagambo aremereye nshaka gusoma. Iyo umuntu atoroheye imbaraga y'umwuka wera, cyangwa afite ingeso nziza hamwe na hamwe, mwumve uko bigenda. Ukaba wakwibwira yuko wenda ingeso nkeya ufite mbi zitari nziza, Imana ishobora kuzazireka ukazabona ubugingo buhoraho. Oya, haranditse ngo soft page 34, ndetse ingeso mbi mwensa no kwifuza kubikumwe, iyo bigundiriwe kera birashyira bigahindura ubusa imbaraga zose z'ubutumwa bwiza. Igicumuro cyose umuntu agundiriye kimutera umutima wo kurushaho kwanga Imana. Umuntu wanga ukuri kw'Imana yeruye azasarura ibyo yabibye. Muri Bibiliya yose
nta kuburira abakinisha ibyaha kuruta uko umunyabwenge yavuze ubwo yavugaga ati umunyabibi azafatwa n'ibibi bye kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Aya magambo araremereye. Hari igihe umuntu ashobora ubundi umuntu agira heza na habi. Ashobora n'abapagani b'abapagani umuntu abona wenda baramaramaje, ashobora kubanywa inzoga agasinda agakubita umugore, ariko hari utugeso tumwe na tumwe aba afite twiza. Ingeso mbi imwe ushobora kuba ufite wagundiriye no kwifuza kubi kumwe, iyo bigundiriwe kera birashyira bigahindura imbaraga z'ubutumwa bwiza ubusa. Igicumuro cyose umuntu agundiriye gitera umutima wo kurushaho kwanga Imana. Umuntu wanga ukuri kw'Imana yeruye azasarura ibyo yabibye, kandi baravuze ngo muri Bibiliya yose nta kuburira abakinisha ibyaha kuruta uko umunyabwenge yavuze ubwo yavugaga ati umunyabibi azafatwa n'ibibi bye kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Ubwo ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya, aha harerekana ko imbaraga y'umwuka wera usabwa kuyemerera yose ikaba mu mutima wawe, igahiga umwijima ukurimo. Nuko byahinduka Yesu yabwiye Nikodemu, yahamije ko utabyawe ubwa kabiri adashobora kuzabona ubwami bw'Imana. Ngo iryo hinduka iyo udahatanye ngo urwane naryo, ingeso mbi imwe woroheje wahaye agaciro gake ishobora gutuma ushobora kuzaneshwa. Niyo mpamvu dusabwa kwemerera imbaraga y'umwuka wera gukorera mu mitima yacu. Twabanje guhera umwuka wera mu mutima w'umuntu. Hari abantu ndahera kubigishwa batarahabwa imbaraga y'umwuka wera. Reka tubasome muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, 240 reka tuhagere. Uwifuzwa ibihe byose, reka tuhagere 241. Abigishwa bose bari bafite ingeso mbi ubwo bahamagarwaga mu murimo wa Yesu. Yohana waje kubisanga n'ingoyi n'uri uciye bugufi kandi bimugwa neza, ntabwo yacishaga make kandi nta nubwo yoroshye muri kamere ye. We n'umuvandimwe we bitwaga abana b'inkuba. Iyo habonekaga igituma sebuja atemerwa, igihe babaga bari kumwe nawe byabateraga umujinya, bikabyutsa imico yabo y'urugomo, imico yirakazwa n'ubusa, kwihorera, ubwirasi no kwifuza umwanya mbere mu bwami bw'Imana. Uko niko umwigisha ukundwa yari ameze. Aha harerekana ko intumwa zemeye ubutumwa zakurikiye Yesu zitarahinduka. Ndetse kubakurikirana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, niryo jambo Yesu yababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Iri somo kuko ndaza kurigarukaho, ndabanza kuvuga ubwo nguko kw'imiterere. Kubasoma 240 kwisubira kabiri haranditse ngo Imana igifata abantu ko bari muri kamere, barakara, bavuga nabi, igibahamagara bose, ku buryo Yesaya we yaravuze ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Bigaragaza ko muri kamere Imana ntabwo igitoragura abakiranutsi, ahubwo igifata abanyabyaha. Abo banyabyaha ubwo bahereye kuri Yohana ndetse na Petero, bombi bitwaga abana b'inkuba. Ngo iyo hagiraga ikintu gituma batemerwa, Yesu atemerwa, byabyutsaga kamere yabo y'urugomo yo kurakazwa n'ubusa, kwihorera, ubwirasi no kwifuza umwanya w'imbere mu bwami bw'Imana. Uko niko umwigishwa ukundwa yari ameze. Hepfo baravuze bati intumwa zari zitandukanye mu mico ndetse nongeraho nibi yazo mu migenzereze. Hari umukoresha w'ikoro Matayo ari we Lewi, hakaba Simoni wagiraga ishyaka cyane ariko akaba atarumvikanaga n'ubutware bw'Abaroma, hari na Petero w'umunyabuntu ariko agahubuka,
Yuda yari afite umutima uhishemo uburyarya, Toma yari afite umutima mwiza ariko akagira isoni kandi akaba umunyabwoba, Filipo yari afite umutima watindaga kwemera akihambira ku gushidikanya, hanyuma hakaza bene Zebedayo bakundaga kwirarira. Iyo ni kamere y'intumwa. Yesu yabahamagaye bafite kamere y'uburakari, bafite kamere y'amahane, bafite kamere y'ubwoba yo gutinya akarengane, bafite kamere yo kwirarira, bafite kamere y'uburyarya, bafite kamere yo guhangana, bafite kamere y'amoko mu mitima yabo. Niho bavuze ngo hakaba Simoni wagiraga ishyaka cyane ariko akaba atarumvikanaga n'ubutware bw'Abaroma. Uko niko intumwa zari zimeze mu mico zitarakira imbaraga y'umwuka wera. Kubasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu cyigisho cya gatatu, naratangaye cyane nsomye ukuntu bari bameze. Mu by'ukuri uramutse ubyumvise ushobora kwibaza niba abari we Yesu yari yaratoranije kugira ngo bazamubere ibikoresho. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu cyigisho cya gatatu, reka tuze kuhagera. Bavuze uburyo bari bameze n'ubwoba bari bafite igihe Yesu yari amaze. Reka wenda tuze kubisoma bize kumvikana neza tubisomye. Kubasoma ibyakozwe n'intumwa ni icyigisho cya gatatu, paje yaho ni ya 19 muri soft. Paje yaho ya 19, reka tuhagere mwumve uko bari bameze. Nyuma y'urupfu rwa Kristo abigishwa bari hafi gutsindwa no gucika intege. Umutware wabo yari yamaze kwangacirwaho iteka kandi arabambwa. Abatambyi n'abatware b'urusengero baramushinyagurira bati yakijije abandi none ntabasha kwikiza, ko ari umwami w'Abisirayeli n'amanuka ave ku musaraba, nonaha natwe turamwemera. Ibyiringiro by'abigishwa byari byagiye nk'uko izuba rirenga, maze ijoro ribundikira imitima yabo. Akenshi basubiraga muri aya magambo bati, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Mu gihe babasaga bigunze kandi basuherewe, bibukaga amagambo Yesu yavuze ati, mbese ubwo bagenje batya igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizacura iki? Inshuro nyinshi Yesu yagerageje kugaragariza abigishwa ibigiye kuzaba, nyamara ntabwo bari baritaye ku gutekereza ku byo yababwiye. Kubera iyi mpamvu urupfu rwe rwarabatunguye, maze nyuma yaho ubwo basubiraga mu byashize bakabona ingaruka zo gushidikanya kwabo, buzuye agahinda. Igihe Yesu yabambwaga ntibigeze bizera ko azazuka. Yaravuze ko azazuka ku munsi wa gatatu, ariko bari bahangayikishijwe no gusobanukirwa n'ayo magambo. Uku kudasobanukirwa kwatumye ubwo yapfaga basigara nta byiringiro bafite, bari bacitse intege bikomeye. Ukwizera kwabo nikugeze kurenga igicucu Satani yari yabashyize imbere. Ibintu byose byari byababereye urujijo n'amayobera. Mbega umubabaro baba baratsinze, baba bararinzwe iyo baza kuba barize ijambo ry'Umukiza. Abigishwa buzuye gucika intege, agahinda no kwiheba, bahuriye mu cyumba cyo hejuru, maze barakinga bakomeza inzugi, batinya ko ibyabaye ku mwigisha wabo bakundaga nabo bishobora kubaba. Iyi ni ingaruka yo kuba bari batarabona umwuka wera. Mbega abigishwa b'abanyabwoba, mbega abigishwa b'abanyantege nke. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko nubwo byari bimeze bityo, Yesu yari azi ko igihe kizagera bagahabwa umwuka wera. Nkuko twamaze kubisoma, turongera dusubire muri rya somo. Yesu yari yababwiye ati, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muzasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bavuze iyo mbaraga icyo yagombaga kubamarira. Wenda nihuse kugira ngo tuze kwihuta cyane, ndasoma umugabo umwe namwe mumwumve. Igihe yumvaga bikomeye, yacitse intege, mu byakozwe n'intumwa umwuka wari amaze kubageramo, icyambere gutinya kwarashize. Muzabisoma mu byakozwe n'intumwa 5:25 kugeza 42. Ni amagambo maremare ariko yo ntabwo ndabura kuyasoma, ubusobanuro bwayo nibwo ndavuga gusa. Muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 5, mwumve bamaze guhabwa imbaraga y'umwuka wera, bamaze kumubona, mwumve ukuntu ihinduka ryabaye. Babaye abagabo bo guhamya
Imana. Matayo byakozwe n'intumwa 5:25 ndasoma nihuta ngo bajyanye intumwa ariko bibasiye Petero ngo bazi yuko aho yihakaniye Yesu nibamugeza muri icyo cyumba n'ubundi ari bwongere kwihakana kubera ubwoba. Baraza baravuga bati ariko haza umuntu arababwira ati dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu. Maze uwo mutwaye n'abasirikare baragenda babazana ku meza kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Bamaze kuyashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangiriye cyane kutigisha muri rya zina, none dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kuduhishaho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira uburyo bwayo ngo abukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa. Natwe turabagaho guhamya ibyo hamwe n'Umwuka Wera uw'Imana yahaye abayumvira. Babyumvishe bazabiranwa n'uburakari bashaka kubica. Hirya muzasoma mukomeze, ariko hepfo ahasoza nuko ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemere gukozwa isoni bazihora iryo zina, nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Iyo ni ingaruka y'Umwuka Wera. Intumwa zimaze guhabwa imbaraga y'Umwuka Wera, gutinya kwarashize, zirahamya ku buryo muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri page 59 muzasome ngo bageze mu rukiko aho guhinduka baregwa bahinduka barega. Ngo bahise babirindukana abatambyi barabwira bati wa wundi mwisha ahubwo mukamubamba. ngo izo zari ingaruka z'Umwuka Wera. Ndabaha page kugira ngo twihute. Petero wa wundi bavuze ngo yari yakundaga guhubuka, muzasome muri icyo gitabo. Ari imbere y'urukiko, ari imbere y'urukiko bamaze kumukatira urwo gupfa. Baravuze ngo muri iki gitabo, reka nze kuhasoma ibyakozwe n'intumwa. Baravuze ngo Petero ageze imbere y'abagombaga kumubamba ngo yibutse ukuntu yihakanye umwami we, nuko ngo arangije abwira abari bagiye kumubamba. Reka mbisome 31 kwisubiye 4. Uhereye igihe Petero yisubiragaho nyuma yo kwihakana Kristo, yari yarahanganye n'ingorane atadohoka, kandi yari yarerekanye ubutwari abwiriza umukiza wabambwe akazuka kandi akazamurwa mu ijuru. Igihe yari aryamye mu kumba yari afungiyemo, yibutse amagambo Kristo yaramubwiye ati nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko ndagukenyeze akujyana aho udashaka. Uko niko Yesu yaramenyesheje Petero uburyo azapfa, ndetse amuhanurira ko azarambura amaboko ye ku musaraba. Nk'umuyuda kandi akaba n'umwimukira, Petero yaciye urubanza rwo gukubitwa cyane no kubambwa. Atekereje iby'urupfu rwe ruteye ubwoba, yagombaga gupfa. Petero yibutse icyaha cye gikomeye cyo kwihakana Yesu ubwo bamuciraga urubanza. Icyo gihe ntiyari yiteguye kuzirikana umusaraba, ariko ubwo yabonye ko ari ibyishimo gutanga ubugingo bwe kubera ubutumwa bwiza, yiyumvishemo ko gupfa nk'uko shebuja yapfuye byari icyubahiro gikomeye kuri we wari warigeze kwihakana umwami we. Petero yari yaricuje icyo cyaha abikuye ku mutima, kandi Kristo yaramubabariye nk'uko bigaragazwa n'inshingano ikomeye Kristo yamuhaye no kuragira intama n'abana bazo mu mukumbi. Ariko we ntigeze yibabarira, nta nubwo gutekereza umubabaro we wa nyuma byigeze bicogoza agahinda yari afite ko kwihana kwe. Nk'amahirwe ya nyuma yihaye, yasabye abagombaga kumwica ko bamubamba bamucuritse. Gusaba kwe kwarumviwe, b'ikintu ikomeye Petero ipfa muri ubwo buryo. Uku ni uguhinduka kwari gukomotse ku mbaraga y'Umwuka Wera. Petero wahubukaga, Petero witwaga mwene Nkuba, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo amaze kuhabwa imbaraga y'Umwuka Wera niko byamugendekeye. Imico ye yarahindutse, ngo kugeza igihe Umwuka Wera yamuteye guhamya
kugeza ku munota wa nyuma aravuze ati nubwo mugiye kumbamba ntimumbambe nk'umwami wanjye. uwari umunyabwoba, uwari wayihakanye Kristo, arababwira ati ahubwo mumbambe muncuritse. noneho tugiye iyo umwuka wera ari mu mutima w'umuntu, muzabisoma n'ubundi mu gitabo kugira ngo tutere indi ntambwe ya kabiri. Indi ntambwe ya kabiri, umwuka wera mu itorero, turabanza dusome n'ubundi mu gitabo cyitwa Abakozi babwiriza ubutumwa. hari amagambo yandi agaragaza mu cyigisho cya 65, hatubwira imbaraga y'umwuka wera iyo igeze mu mutima w'umwizera uko biza kugenda. ni muri softi ni 284. ese umwuka wera ageze mu mutima w'umuntu biza kuba biti? ni mu cyigisho n'ubundi kivuga umwuka wera mu gitabo cyitwa Abakozi babwiriza ubutumwa. Reka tuyasome. iyo umuntu amaze kwikuramo inaringe mu buryo bwuzuye, iyo ikigirwamana kimaze gukurwa mu mutima, aho byabaga mu mutima hahita huzura umwuka wera wa Kristo. bene uwo agira kwizera kweza umutima ukavanwamo imyanda yose, yisanisha n'umwuka, agatekereza iby'umwuka. ntabwo yongera kwiyiringira, ahubwo Kristo amubera byose muri bose. yakirana ubugwaneza ukuri, ahora ahishurirwa, maze icyubahiro cyose akagiha Imana, akavuga ati ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. ariko twebweho ntitwahawe umwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yadukoreye ku buntu. umwuka wera wamuhishuriye ukuri, nanone amuteramo imbuto zo gukiranuka muri we, akaba isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. nawe akaba ishami ry'umuzabibu w'ukuri, kandi akera amaseri meza y'imbuto zihesha Imana icyubahiro. izo mbuto yera zimeze zite? imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. abafite uwo mwuka nibo baba abakozi b'abanyamwete bakorana n'Imana. ab'ijuru bakorana nabo, kandi bagenda nk'uko ubutumwa batwaye bumeze. bavuga amagambo afite ubusobanuro bukomeye, kandi bakavana mu bubiko bw'imitima yabo ibintu bya kera biboneye, kandi bagendeye ku cyitegerezo cy'ubutumwa bwiza. ntabwo bugomba kudutera isoni. abavugizi babwo ntibagomba kubutwikira cyangwa kubuhisha. aya magambo arerekana uburyo iyo umwuka wera ageze mu mutima w'umuntu, ngibi ibigaragaza ko yamwakiriye. ntabwo bishobora kubura. baravuze ngo aho ikigirwamana cy'umwuka wa kamere cyari kiri, huzura umwuka w'Imana. ibyo nuko hahita huzura umwuka wa Kristo. bene uwo ahita agira ukwizera kweza umutima, ukavanwamo imyanda yose, yisanisha n'iby'umwuka, agatekereza iby'umwuka. ntabwo yongera kwiyiringira, ahubwo Kristo amubera byose muri bose. aya magambo arerekana ingaruka z'uwakiriye umwuka wera w'umwizera mu itorero, mu mutima we. iyo mico ye irahinduka, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko n'ababana nawe biragaragara mu gitabo cy'inama z'itorero. nk'uko iyo umwuka wera abuze mu mutima bigaragara, atari mu mutima bigaragara, ni nako niyo ari mu mutima nabwo byongera kugaragara. ngiye kubisoma mu nama z'itorero tuze kuyumva neza uburyo bigenda iyo umuntu umwuka wera atuye mu mutima we. reka tuyasome. inama z'itorero ni icyigisho cyitwa n'ubundi imbaraga y'umwuka wera. ni paje 122 muri softi. reka tuhagere turebe. amaherezo yo gusuka k'umwuka wera ku munsi wa Pentekote yabaye ayahe? inkuru nziza z'umukiza wazutse zajyanywe ku iherezo ry'isi yari ituwe. imitima y'intumwa yasenderejwe n'ineza nyinshi cyane, yimbitse cyane, kandi ishengera mu mutima cyane, bituma ibahatira kujya aho isi ihera
bahamya bati sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami Yesu Kristo. Igihe babamazaga ukuri nk'uko kuri muri Kristo, imitima yakiriye imbaraga y'ubutumwa, itorero ryabonye umukumbi w'abihana baturutse imihanda yose, abari barasibe inyuma bongeye kwihana, abanyabyaha bafatanije n'abakristo gushaka imaragete y'igiciro, abari abanzi bakabije ubutumwa bahindutse abarwanira ubutumwa. Hasohoye ubuhanuzi ngo umunyantege nke azaba nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izaba nka marayika w'Uwiteka. Umukristo wese yabonye muri mwene se urukundo n'ineza byo mu ijuru. Umugambi wari umwe, ingingo imwe yo kunesha yamize izindi zose. Icyo abizera bifuzaga gusa kwari kugaragaza ingeso za Kristo no gukorera kwagura ubwami bwe. Natwe iryo sezerano ni iryacu rwose, nk'uko ryabaye iry'abigishwa mbere. Muri iki gihe Imana izaha abagabo n'abagore imbaraga ivuye mu ijuru, nk'uko yayihaye bumvise ijambo ry'agakiza ku munsi wa Pentekote. Kuri iyi saha umwuka n'ubuntu bwayo ni iby'ababyifuza bose, kandi bamwakira mu ijambo rye. Noneho reka aho nihutira, iyo umwuka buze nicyo gituma rero gusoza kwaryo kudasohora nk'uko biri. Isezerano ry'umwuka ni ikintu gitekerezwaho buke, kandi ingaruka zirazwi. Ni amapfa y'iby'umwuka, umwijima w'iby'umwuka, gusaza mu by'umwuka ndetse n'urupfu. Ngibyo iyo umwuka wera, ubwo twinjiye mu itorero. Iyo umwuka wera abuze, ubwo kubazasoma, iyo umwuka abuze mu itorero, ngibyo bigaragaza ko yabuze ni ibintu bigera muri 4. Niba ntibeshye, icyambere baravuze ngo icyambere ni umwijima w'iby'umwuka, icya kabiri ni ugusaza mu by'umwuka, icya gatatu ni urupfu, ndetse icya kane amapfa, umwijima ndetse no gusaza. Ndagerageza kubisobanura mpereye kubigaragara. Iyo bavuze amapfa y'iby'umwuka, amapfa ni inzara irenze inzara. Ubwo imico y'abamwakiriye iyo itorero ribuze umwuka, ubwo inzara y'iby'umwuka iragenda ikabazonga. Hahandi banditse mu bihamya umuzingo, niba nibeshye wa 5, ho bavuze ngo malaria y'iby'umwuka yafasha abantu. Ubwo usanga mu itorero ijambo ry'Imana inyota yaryo yarashize, aba ari ikimenyetso cy'uko umwuka wera nta urimo. Icya kabiri baratubwiye ngo ni umwijima w'iby'umwuka. Umwijima w'iby'umwuka mu buryo bugaragara, ubuvandimwe burashira, kuko iyo umuntu ari mu mwijima ntuyimenya uwo ari we. Ni nako iyo mu itorero umwijima wuzuyemo, ubwo itorero y'abizera babuze umwuka, inzangano, amatiku, amacakubiri, kutumvikana, aba ari ikimenyetso cy'uko umwijima wamaze kuboneka. Icya gatatu ni urupfu. Iyo bavuze urupfu, intumbi igira ibintu bigera muri 3 hari. Icya mbere, intumbi itera ubwoba, irayemera, ikananuka. Iyo umwuka buze mu itorero, abizera bararemererana, ntibumvikana, baranuka, imico yabo n'abapagani barayibura, bagasebya itorero bitewe n'imico yabo mibi. Ngiyo ingaruka y'umwuka, yo kubura ku mwuka w'Imana. Reka twigire imbere noneho, aho tugiye kugera muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasomamo amasomo 2 akurikira. Isomo rya mbere riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo, ubwo twinjiye mu itorero. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ni umurongo wa 43 kugeza 47. Hari aya magambo akomeye cyane nshaka ko mwumva neza. Nuko abantu bose bagira ubwoba. Ubwo ni mu itorero, umwuka waramaze kwinjira mu itorero, akaba ririmo. Nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akenye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama. Aya magambo muyumve neza. Abantu bose bagira ubwoba. Kugira ubwoba kwari guturutse kuki? Ndaza kubisoma mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi. Icyateye abantu ubwoba ni iki? Kubana n'Imana buri munsi, page 39, hari aya magambo aremereye. Kubw'imbaraga y'umwuka wera, abari basanzwe bavuguruzanya mu buryo bushaririye babasha gukorera mu bumwe.
ukutikanyiza kugomba guhuriza hamwe ubwoko bw'Imana gukoresheje imirungo ishikamye y'urukundo. Mu itorero haba imbaraga ikomeye cyane. Iyo mbaraga y'abizera baryo ziyobowe n'Umwuka Wera, begeranya icyiza cyose bavanye muri buri soko, bamenyereza batoza kandi bacyaha inarinjye. Uko niko bagaragariza Imana ingengamikorere ifite imbaraga, ariyo Imana ishobora kwifashisha mu guhindura abanyabyaha. Nguko uko ijuru n'isi bisabana, maze ab'ijuru bose bagakorana n'ibikoresho bantu. Ijambo nari nshaka niri kubw'imbaraga y'Umwuka Wera, abari basanzwe bavuguruzanya mu buryo bushaririye babasha gukorera mu bumwe. Ngiye ingaruka y'Umwuka Wera igeze mu bizera. Abari babazi rero bangana, abari inkorotanyi, abari abanyamahane, abari abagome, abari abajura, abari abagizi ba nabi, iyo Umwuka Wera ageze mu mutima, imico yabo iroroha. Nuko ngo abantu bakagira ubwoba, baravuga batese uyu ni runaka wahindutse gutya, ese birashoboka? Ndibuka hari umuntu umwe wigeze yihana, ariko yihana yaravuye kure cyane. Nuko igihe twahuraga n'abantu turi kuririmba turi mu mavuna, nuko umuntu umwe wari umuzi mu byaha niwe wamwitegereje aramubaza ati, yewe runaka, ati yewe nawe uri umugorozi? Undi ati yego. Ati ninde wagukuyemo abadayimoni 7? Bigaragaza ko abantu icyatumye bagira ubwoba nuko intumwa zimaze guhabwa Umwuka Wera, imico yabo yarahindutse. Niho batubwiye ngo abantu bavuguruzanyaga, abantu batumvikanaga, abantu barebanaga yingwe mu mitima yabo, baratubwiye ngo mu buryo bushaririye babasha gukorera mu bumwe. Ukutikanyiza kugomba guhuriza hamwe ubwoko bw'Imana gukoresha imirungo ishikamye y'urukundo. Mu itorero haba imbaraga ikomeye cyane. Ngiyo ingaruka y'Umwuka Wera. Iyo abantu bagize ubwoba, hepfo ku murongo uheruka, bahimbaza Imana, kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, babaga bahuje umutima. Umwuka Wera amaze kubageramo, ngo ntibigeze bongera kurebana mu masura, ntibigeze bongera kurebana bari gusumbana, bari kurwanira gusumbana. Muzi ko abasomye neza ibyakozwe n'intumwa, ijambo ry'Imana ritwereka ko basangiye Pasika bagifite amakimbirane, bari bagifite inzangano mu mitima yabo, buri wese ari gushaka kuba mukuru. Ariko hano baratubwiye ngo igihe bari bamaze guhinduka, nuko baravuze ngo bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, bari bahuje umutima. Nta muntu n'umwe wabaga wakwanga undi, inzangano zabaga zishize, ubugome bushize, buri wese akabwira mugenzi we atikanga ikibi. Hepfo baravuze ngo bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye bafite imitima itishama. Kumanyagura umutsima ni iki? Ngo kubera ko hari abari barangajwe bacibwa kubera kwizera, ngo abo bajyaga bahungira muri bene se, bagera mu muryango bagasanga abizera wenda bari bateguye umukati wo gusangira, ariko ngo bajya kubyitegereza bakumva umwizera uri guhunga komanze, ka gatsima gato bakakamanyagura bakagasangira ari gatoya kubw'imbaraga y'Umwuka Wera. Ikindi baravuze ngo bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi Umwuka w'Imana akabongerera abakizwa. Ngiyo ihinduka, ngiyo ingaruka y'Umwuka Wera mu bizera iyo babaga bamaze kumwakira. Ndetse kubazasoma, reka twigira imbere ho gato nanone mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Ndaza gusoma aya magambo akurikira. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, ndaza gusomamo kuri page 327 muri soft. Ndaza gusomamwo aya magambo. Byaje kugenda bite bamaze guhabwa imbaraga y'Umwuka Wera? Ese ihinduka ryageze kuki? Reka mpere kuri aya magambo. Umwe muri Kristo ni kumutwe w'amagambo uvuga. Muri ya soft ni 327 mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Niba ari iby'ukuri ko abana b'Imana ari umwe muri Kristo,
none Yesu abona gute kudahuza amacakubiri mu bantu n'insika zitandukanye abantu n'abandi babitewe n'ibara, ubwoko, icyubahiro, ubukire, amavuko cyangwa ubumenyi? Ibanga ry'ubumwe ribonerwa mu buringanire bw'abizera muri Kristo. Impamvu y'ibice n'amacakubiri no kutumvikana ni ugutandukana na Kristo. Kristo ni ihuriro kuri bose bagomba kureherezwaho. Uko turushaho kwegera iryo huriro, tuzarushaho kwegerana ubwacu dufite icyiyumviro, impuhwe, urukundo bihora bikurira mu mico yacu, bihora bikurira mu mico n'ishusho ya Yesu. Imana ntigira abantu yirengagiza. Aya magambo muyumve neza. Igihe habayeho kudahuza ni ukubura k'umwuka, igihe habayeho amacakubiri ni ukubura k'umwuka, igihe habayeho kutumvikana ni ukubura k'umwuka, igihe habayeho gutandukana ni ukubura k'umwuka. Umwuka namara kugera mu itorero, baratubwiye ngo tuzarushaho kwegerana ubwacu dufite icyiyumviro kimwe, impuhwe, urukundo bizahora bikurira mu mico yacu. Niko abantu nibamara kwakira umwuka wera, nta uzabahata gukundana, nta uzabahata kumvikana, nta uzabigisha uzabahata amacakubiri ngo ayababuze, ahubwo ngo nagera mu mitima yabo bazarushaho kwegerana, kuko bazaba bari kwegeranywa n'umwuka w'Imana. Ngana ku musozo, mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere, n'ubundi paje 488 muri soft, haravuga ngo nimwitegereze ku musaraba, nimwitegereze umusaraba w'i Karuvari, n'ubuhamya buhoraho bw'urukundo rutagira umupaka, ubuhamya bw'imbabazi nyinshi za Data twese wo mu ijuru. Iyaba buri wese yarihanye gusa agakora imirimo nk'iya mbere, iyaba abizera b'amatorero yacu bakoraga batyo, bagaragaza ko bakunda Imana kuruta byose na bagenzi babo nk'uko bikunda, Efurayimu ntazagirira ishyari Yuda, kandi na Yuda nawe ntazagirira nabi Efurayimu. Amacakubiri azashira, nta usaku rw'amakimbirane uzongera kumvikana mu Isirayeli. Kubw'ubuntu butangwa n'Imana yonyine, bose bazaharanira kwakirana ubwuzu isengesho rya Kristo ryasabaga abigishwa be kuba umwe nk'uko ari umwe na Se. Amahoro, urukundo, imbabazi, kugwa neza bizaba amahame ayobora buri mutima. Urukundo rwa Kristo nirwo ruzaba interuro ya buri rurimi, kandi umuhamya ukiranuka ntazabona uburyo bwo kongera kuvuga ati ariko mfite icyo nkugaya. Aya magambo arerekana ngiyi ingaruka y'umwuka wera. Mu bizera ba Kristo hazaba harimo ubumwe bukomeye cyane, ndetse amacakubiri ngo azashira mu itorero, habeho kumvikana, habeho kuvuga rumwe, kuko abantu bazaba bamaze guhuzwa na Yesu we zingiro rya byose. Ndasoza nsoma iki gitabo cyitwa Wifuzwe byose. Niyo magambo ngiye gusoma aheruka avuga mu cyigisho cya Nikodemu. Ndashaka gusomamo amagambo makeya, kandi ndaba ndi kugana ku musozo w'icyigisho cyacu cyavugaga imbaraga y'umwuka wera irakenewe. Ibyanditswe bitubwira yuko dukwiye kubiganira tukabihoza umutima, kugira ngo buri muntu wese abihirimbanire. Barabaje ngo ariko n'ukubera iki abantu batabiganira, kubera iki abantu umwuka bura ntibashusheho kubitekerezaho, n'ukubera iki abantu batamusengera ngo bamusabe ature mu mitima yabo. Muri iki gitabo baravuze ngo kugira ngo 130 uwifuzwa ibihe byose, haravuze ngo kugira ngo amazi atunganye abashe kuva mu mutima, nuko isoko nayo ibitunganye. Umuntu ugerageza kwitondera amategeko kugira ngo azagere mu ijuru akoresheje imirimo ye bwite, aba akora ikidashoboka. Agakiza ntikaboneshwa kugira idini itunganye, maze ukayibamo usa n'ufite ishusho y'ubutungane. Imibereho ya Kristo ntabwo ari ugutunganya gusa no gukosora imibereho ya kera byonyine, ahubwo ni uguhinduka rwose muri kamere yawe. Ugomba gupfa ku cyaha no kunaringe, ukagira imibereho mishya rwose. Igikorwa gikomeye cy'umwuka wera nicyo cyonyine rukumbi gishobora gutera iryo hinduka. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko
igikorwa gishobora gutera ihinduka nuko ni igikorwa cy'imbaraga y'umwuka wera. Muri iki gitabo reka nsoma aya magambo ari nayo ngiye gusorezaho. Baravuze ngo reka nsoma aya magambo ari nayo ngiye gusorezaho mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Reka nyagereho muri iki cyigisho kivuga ku byago bwa kabiri. Reka nayabonye 128 kugeza 129. Baravuga bati Yesu mu cyimbo cyo gusubiza indamutso aramubwira ati ni ukuri, amusubiza nk'uri gusoma mu mutima wati ubwenge bwe butagira akagero bumwumvisa ko iyo umuntu ashaka kumenya ukuri, uyu muntu ashaka kumenya ukuri. Yesu yarazi ikimuzanye ko yifuza guhamirizwa ibyiringiro byari bimaze kwinjira mu mutima we. Yesu ahita yinjira mu isomo rye, maze amubwira n'ijwi ryumvikana kandi ry'impuhwe rivuga riti ni ukuri ndakubwira ko utabyawe ubwa kabiri atazabona ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kugira ngo tuzabone Yesu, kugira ngo imico ishobore guhinduka, ntabwo umuntu ubwe yashobora kubyishoboza, ngo ahubwo ni imbaraga y'umwuka wera ishobora kubimushoboza. Iyo mbaraga yageranijwe n'igitubura uko kibyimbisha umukati. Iyo mbaraga itagaragara, umukati ukabyimba ariko bitagaragara, ngo niko nihinduka ryinjira mu mutima w'uwakiriye. Reka muri uyu mwanya Imana y'amahoro idufashe, iduhe guhirimbanira kwakira imbaraga y'umwuka wera. Abigishwa ngo bahombye bicujije icyo bari batakaje, ariko byari impitagihe. Imana y'amahoro idufashe, iduhe guhirimbanira kwezwa no guhinduka, kugira ngo umwuka wera akwire mu itorero. Tubisengere, tubisabe, tubishebekere, tubiganire mu izina rya Yesu. Amen.